Soma Bibiliya. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelize Le Monde TV. Ikiganiro kije mu rwego rwo gufasha abasomyi ba Bibiliya cyangwa abandi bantu bose bagize icyifuzo n'igitekerezo cyo gusoma ijambo ry'Imana ariko ntibabashe kugera ku iyo ntego. Ushobora kuba warayisomye ukayigeza hagati, ushobora kuba warabitekereje kuyisoma ariko ukabura umwanya. Hari impamvu nyinshi zigiye zigaragazwa n'abantu bakavuga ko gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana ngo babashe guhitura no kurangiza ibitabo birigize byabananiye. Uyu munsi ntiyakwiye kuba impamvu cyangwa urwitwazo rwatuma udasoma ijambo ry'Imana. Evangelize Le Monde TV twabatekerejeho ku bakunzi bacu aho muherereye impande enye zigize isi. Tugiye kujya tubana namwe mu kiganiro Soma Bibiliya. Mu gihe cy'umwaka umwe tuzaba turangije gusoma ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kutazacikwa n'iki kiganiro Soma Bibiliya. Soma Bibiliya. Nshuti bavandimwe b'ikiganiro Soma Bibiliya, uyu munsi turatangira ibitabo bya Samweli. Tuwibutse yuko hari ibitabo bibiri bya Samweli, hari Samweli wa mbere na Samweli wa kabiri. Uyu munsi turatangira Samweli wa mbere. Turasoma ibice bibiri, igice cya mbere ndetse n'igice cya kabiri. Samweli wa mbere igice cya mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kuvuka kwa Samweli. Hariho umugabo w'iramatiyo musofimu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu witwaga Elukana mwene Yerohamu mwene Elihu mwene Tohu mwene Sufi w'Umwefurayimu, kandi yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Hana undi yitwaga Penina. Niwe wari ubyaye, ariko Hana yari ingumba. Uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo uko umwaka utashye akajya i Shilo gusenga no gutambira Uwiteka Nyiringabo ibitambo. Kandi bene Eli bombi, Hofuni na Finehasi, abatambyi b'Uwiteka, niho babaga. Umunsi Elukana yatambaga ibitambo, yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be. Ariko Hana yamuhaga ibiri kuko yamukundaga, ariko rero Uwiteka yari yamuzibye inda ibyara. Kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane akamutera agahinda, kuko Uwiteka yari yamuzibye inda ibyara. Uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye, kandi yajyaga mu nzu y'Uwiteka, mukeba we yamubabazaga atyo, nicyo cyamurizaga akanga kurya. Maze umugabo we Elukana aramubaza ati, urarizwa n'iki Hana? N'iki kikubuza kurya? Kandi n'iki kiguhagarika umutima? Mbese simpurutira abana b'abahungu 10? Nuko amaze kurya no kunywa, Hana ahaguruka aho bari i Shilo, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomarizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane. Ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu. Nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubaza ati, uzageza he isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati, ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye. Ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguha ibyo wayisabye. Hana aramusubiza ati, umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda, arafungura, mu maso he ntiyongera kugaragaza uwababara ukundi. Bukeye bazinduka kare mu gitondo, bajya imbere y'Uwiteka barasenga. Barangije basubira iwabo, basohora mu rugo rwabo i Rama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana, Uwiteka aramwibuka.
igihe gisohoye Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli, ati kuko namusabye Uwiteka. Maze uwo mugabo Elukana n'abo mu rugo rwe bose barahaguruka bajya gutambira Uwiteka igitambo cy'uwo mwaka no guhigira umuhigo. Ariko Hana ntiyajyayo, abwira umugabo we ati sinzajyayo umwana ataracuka, ariko namara gucuka nzamujyana kumumurikira Uwiteka ngo agomeyo iminsi yose. Umugabo we Elukana aramubwira ati kora icyo ushaka uguma kugeza ubwo uzamucutsa, icyakora Uwiteka nakomeza ijambo rye. Nuko uwo mugore agumaho yonsa umwana we kugeza aho yamucukirije. Amaze kumucutsa aramujyana, ajyana n'amapfizi 3 na efa imwe y'ifu n'imvumba y'uruhu irimo vino, amujyana i Shilo mu nzu y'Uwiteka, kandi umwana yari akiri muto. Nuko babikira imfizi bazanira Eli umwana. Uwo mugore aravuga ati Nyagasani ndahiye ubugingo bwawe, ni jye wa mugore wari uhagaze iruhande rwa ba bandi nsaba Uwiteka. Uyu mwana ni we nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Nicyo gitumye mutura Uwiteka, azaba watuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe. Nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Samweli wa mbere igice cya 2. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyishimo bya Hana. Maze Hana arasenga ati umutima wanjye wishimira Uwiteka, ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka. Akanwa kanjye kagukiye ku banzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Nta wera nk'Uwiteka, kuko nta yindi mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije bityo, ntimukabanye agasuzuguro mu byo muvuga, kuko Uwiteka ari Imana izi byose, kandi ariyo imenya urugero rw'ibyo abantu bakora. Imiheto y'intwari iravunitse, kandi abasitaye bakenyerana imbaraga. Abari abakungu baraca inshuro, kandi abari abashonji baradamaraye. Ndetse uwari ingumba yabyaye 7, kandi uwabyaye benshi aracebye. Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru. Akura abakene mu mukungugu, ashyira hejuru abatindi abakuye ku cyavu, kugira ngo bicane n'ibikomangoma. Baragwa intebe z'icyubahiro, kuko inkingi z'isi ari zo Uwiteka kandi nizo yayishinzeho. Azarinda ibirenge by'abakiranutsi be, ariko abanyabyaha bazacemererwa mu mwijima, kuko nta muntu uzaneshisha amaboko. Abarwanya Uwiteka bazavunagurika, azabahindiraho ari mu ijuru. Uwiteka azacira abo ku mpera y'isi imanza, kandi umwami we azamuha imbaraga. Azashyira hejuru ihembe ry'uwo yasize amavuta. Nuko Elukana asubira mu rugo rw'i Rama, kandi uwo mwana akorera Uwiteka imbere y'umutambyi Eli. Kandi bene Eli bari ibigoryi, ntibari bazi Uwiteka, kandi abo batambyi uburyo bagenzaga ibitambo by'abantu bwari ubu. Umuntu wese yatamaga igitambo, umugaragu w'umutambyi yarazaga bagitetse inyama, afite icyuma cyarura inyama cy'ingobe 3, akagitikura mu isafuriya cyangwa mu ibirika cyangwa mu nkono ivuga cyangwa mu nkono. Ikintu cyose iki cyuma cyarabaraga nicyo umutambyi yendaga. Uko niko bagenzaga Abisiraheli bose babaga bagiye i Shilo. Ndetse batarotse ibinure, umugaragu w'umutambyi yarazaga akabwira umuntu watamaga ati nk'inyama zo kokereza umutambyi, kuko adashaka izitetse ahubwo arashaka imbisi. Kandi iyo umuntu yamusubizaga ati niyo mara kotsa ibinure urabona kujyana ibyo umutima wawe ushaka, nawe yaramusubizaga ati oya, urazimpa nona, kandi nuzinyuma ndazijyana ku mbaraga. Nuko rero icyaha cy'abo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka, kuko cyateye abantu kuzinukwa igitambo cy'Uwiteka. Nuko Samweli akorera Uwiteka akiri muto, yambaye efodi y'igitare, kandi nyina yajyaga amudodera agakanzu akakamushyira uko umwaka utashye, iyo yajyanaga n'umugabo we gutamba igitambo cy'umwaka. Kandi Eli asabira umugisha Elukana n'umugore we ati Uwiteka akugwirize urubyaro kuri uyu mugore, akwiture uwo watuye Uwiteka. Nuko basubira iwabo. Maze Uwiteka agenderera Hana, yongera gusama inda, abyara abana b'abahungu 3 n'abakobwa 2. Uwo mwana Samweli akurira imbere y'Uwiteka. Icyo gihe Eli yarageze mu zabukuru, yumva ibyo abahungu be bakoraga Abisirayeli bose, kandi nuko basambanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Arababaza ati ni iki gituma mukora bene ibyo? Kuko njya numva abantu bose bambwira ingeso zanyu mbi. Reka abana banjye, ibyo numva bavuga si byiza, muracumuza ubwoko bw'Uwiteka. Umuntu nacumura ku wundi, Imana izamucira urubanza, ariko zo umuntu nacumura ku Uwiteka ninde uzamumwitwariraho? Ariko ntibumvira se kuko Uwiteka yashakaga kubica.
maze uwo mwana Samweli arakura atona imbere y'Uwiteka n'imbere y'abantu. Bukeye haza umuhanuzi w'Imana asanga Eli aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo mbese siniretse umuryango wa so bakiri muri Egiputa uburetwa bw'inzu ya Farawo? Sinamutoranije mu miryango yose y'Abisirayeli amugira umutambyi wanjye, akajya kugira igicaniro cyanjye koserezaho imibavu, akajya yambaye efodi imbere yanjye? Kandi sinahaye umuryango wa so ibitambo byose by'Abisirayeli byokejwe mu muriro? None ni iki gituma mutera imigeri ibitambo n'amaturo nategetse kuntambirira mu nzu yanjye, ukubaha abahungu bawe ko bandutisha, mukikundisha ibyiza byo mu bitambo byose by'ubwoko bwanjye bwa Isirayeli ngo muhonjoke? Nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti ni ukuri nari navuze ko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose. Ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Umva ye, iminsi izaza nzakuvutse amaboko we n'urugo rwa so, he kugira uwo muri we uzagera mu zabukuru. Kandi mu byiza Imana izaha Abisirayeli byose, wowe uzabonera ububabaro mu nzu yanjye. Nta n'umwe mu nzu yawe uzagera mu zabukuru iteka ryose. Kandi ntagira umuntu wawe uzasigara ntamukuye ku gicaniro cyanjye, azatuma usubiza amaso imutwe, akubabaze umutima, ab'urubyaro rw'inzu yawe bose bazajya bapfa bakenyutse. Kandi ikizagera ku bahungu bawe Hofuni na Finehasi kizakubera ikimenyetso, bombi bazapfira umunsi umwe. Nzahera ko nihagurukiriza umutambyi wiringirwa uzakora nk'ibyo mu mutima wanjye n'ibyo nibwira, kandi nzamwubakira inzu ikomeye, azagendera mu maso y'uwo nimikishije amavuta iminsi yose. Nuko bizaba bityo, umuntu wese wo mu nzu yawe uzaba acitse ku icumu azaza amupfukamira amusaba agafeza n'agatore k'umutsima, amubwira ati ndakwinginze umpe umuriro umwe w'ubutambyi kugira ngo mbone agatsima ko kurya. Amen. Imana ikomeze kuduhana umugisha turyoherwa n'ibice bibiri turasoje gusoma.